reka nze ngerageze kukegera kugira ngo n'abadukurikiye kuri kamera za Emet TV babashe kukitegereza. Aka ko biragaragara kari kanini. By the way nagakunze ni keza cyane. Ese nkaka ngaka ingano yako nka gutya kangana umuntu ashobora kukagura nk'amafaranga ngahe? Akangana gutyo kuko urabona ni kanini mu burebure no mu mpande. Inguni zako zitandukanye n'iziki ndi gukora. Icyo ngicyo umuntu ampa 10,000 yaba yampaye komande ama 10,000 yaba najyanye ku isoko bisanzwe n'umunani ntacyo bitwaye. Ubu gutya kameze kagura amafaranga inoti y'8,000 cyangwa 10. Siko mwakize burya mufite amafaranga nanjye muranyigisha uyu munsi nangire nkorane namwe. Kakantu burya ndabona rwose muri mu kazi. Niyo mpamvu nakitegereje mbona ndagakunze mbona nifuje ko rangi wanjye mu rugo kahaba. Ariko by the way ndi bugende njyanye nimero zanyu namwe ubwanyu muri buzitange kugira ngo abantu bakeneye kwiga, abantu bakeneye kujya bagura, abantu bakeneye kujya barangura kugira ngo bacuruze kugira ngo nabo bagereho. Ese ndamutse nje nko kukarangura akagutya kangana ingano yaka ngaka. Ubwo wenda nshatse kuvuga mu ruhande rw'abacuruzi kuko hari abantu benshi bakurikira ibiganiro byacu kuri Emet TV, kuri Jimmy 250 TV bakifuza ko twajya tubagerera hirya no hino aho bakura imari zo gucuruza. Umuntu aje kukarangura gutya kangana kugira ngo nagacuruze wakamuhera ngahe niba atari banga kugira ngo nabonemo inyungu. Nakamuhera 7. Yego. Nawe agafatamo bya 3. Yego. Umuntu aramutse akeneye twinshi nka 500 cyangwa nka 600 cyangwa 1,000 gutyo twaboneka. Twaboneka. Okay, reka mbanze mu byewe nawe turi kumwe hano. Mama uraho neza? Muraho. Amakuru. Neza. Ndabona mwebwe mwagize isoni nyinshi n'ubwoba. Mwatiye itangazamakuru? Murantunguye ntabwo narenze ko muri mugira icyo mumbaza. Turagutunguye ntabwo ari ko turugira iki tukubaza. Okay, niko bigenda kuko ntabwo wasanga abantu barimo gukorana ngo bure kubavugisha. Ndabona imbere yawe hari ifaranga. Nubwo ntari buvuga umubare wazo nabizi nta nubwo bari kuzireba. Iyo uri gukora nka gutya ifaranga ziri imbere yawe bawumva umeze gute? Numva nishimye. Bawumva wishimye. Uhita ubona ko mbese nyine ibyo urimo gukora biri gutanga inyungu n'umusaruro. Yego. Niba atari banga umaze igihe kingana gute ukora kano kazi? Kano kazi ntabwo nkamaze n'igihe kinini. Yego. Uyu niwe mutica wanjye niwe wanyigishije n'umuturanyi wanjye. Yego. Yarambwiye ati yarabyiza arabimenya araboha arangije aranyegera aranganiriza. Yego. Arambwira ati rero kugira ngo ujye ujya mu kazi gatandukanye k'ibiraka ngwino nkwigishe kuboha ibikapu. Yego. Yaranyigishije ndabimenya. Ubu ntago ari izi modeli gusa ni modeli zirenze nk'eshatu. Yego. Ubwo rero turaboha twamara kuboha we n'ubijyana ku isoko. Yego. Okay, we n'ubijyana ku isoko akaza kabwirite rwose agafaranga dore ngaka kabonetse ubundi mukinjinga agafaranga. Ubundi tukabasha no kwiteza imbere nyine nkuko dusanze hano turi kwiziga. Yego. Ese mama niba atari ibanga nk'umutware wawe mubana mu rugo niyo mufite simbizi mbajije wenda kuko mbona uri umumama mukuru ushobora kuba mufite birumvikana nta munsi numwe yari yagushimira kuva bamara kwinjira muri kano kazi avuga ati rwose madamu wanjye ndagushimiye uri umugore w'umunyabwenge wafashe umwanzuro mwiza wo gukora ikintu gituma umfasha kugira ngo dupushinge ubuzima ntabwo yari abikora n'umunsi n'umwe? Oya abagabo hari ukuntu bihagararaho ariko babona hari akamaro umuntu amaze. Kubera ko niba waramusabaga ikintu buri kimwe cyose akabona nawe hari ikintu bashije gukemura mu rugo byanze bikunze nawe abona ko hari umusaruro bitanga kandi ko hari ikintu cyahindutse. Ese ni nk'iyihe nama wagira abantu b'abadamu bakunda kurera amaboko bakumva ko batasohoka mu ngo nabo bige nabo babashe gukora ikintu cyatuma bigurira umunyu bakigurira agatenge bakigurira buri kimwe bakeneye ni nk'iyihe nama wabagira? Nama nabagira no guhaguruka bagakora bagatinyuka kuko hari igihe umuntu ashaka kwitinya ukareba ukabona ati biriya bintu ntabwo nabishobora nanjye niko nari meze nabonaga ntabishobora. Yego. Ariko uko umuntu agenda abyiga biragoye ariko ntago biba byoroshye ariko iyo wamaze kubigeramo biroroshye. Yego rero nabagira inama yo kuva mu rugo bagatinyuka. Yego. Murakoze. Okay, murakoze cyane. Reka negere n'abantu nabo bari kutwandikira agafaranga. Mama uraho neza? Muraho neza. Amakuru? Ni meza. Wowe ni wowe secretary mu bigaragara ndabona ufite amakaye ari kwandika cyangwa nabanibeshye. Uribeshye. Bamwita umwanditsi wandika arya secretary akamubitsi.
Sekereteri n'uyu. Secretary niyo nguyu. Okay, byiza cyane. Twishimiye ibikorwa murimo gukora. Ni byiza. Ni byiza. Kubera ko twebwe twishyize hamwe kugira ngo twiteze imbere. Dushake icyatubeshaho n'icyateza imbere imiryango yacu. Yego. Niyo mpamvu duhurira ahangaha rero tugakora imirimo itandukanye tukizigama duhereye ku giceri dufite kuzamura ayo ufite yose. Yego. Mu bushobozi umuntu afite bwose abasha kugira ngo agere ahangaha. Iyo kuba mu rugo yigunza ngo avuge ngo se 200 mfite yamara iki, ariko iyo yazanye ahangaha arazamuka. Yego. Akagira rero icyo yakora cya gihe twageze igihe cyo kuyagabana ukaba watwiteza imbere mu kintu runaka n'icyo udafite mu rugo ushaka ukakigura. Ubwo nibwo buryo rero tuba turi ahangaha twahuriye ahangaha turi benshi cyane, abandi nuko batageze hano ariko turi benshi. Niyo mpamvu rero duharanira kugira ngo tuzamuke twiteze imbere twungurane ibitekerezo. Okay, byiza cyane. Mama wowe umeze ute? Ndeze neza. Witwa nde? Nitwa Mukarukundo Fabienne. Mukarukundo? Fabienne. Ni wowe mwanditsi ukaba n'umubitsi w'itsinda? Oya, ndi umwanditsi. Uri umwanditsi. Okay, byiza cyane. Iri tsinda urimaze igihe kingana gute? Nimaze imyaka irenga 6. None mumaze imyaka myinshi mwarihurije hamwe mukora? Amahinga. Ziko bino bintu aho kera tureze natwe abadamu bacu ni Kinyiharya. Muri Kinyinya. Turabohereza hano igihe kanabo baze rwose mubigishe kano kazi nagakunze ni keza nabo biteza imbere. Ese wowe niki wabwira abadamu mu byukuri bareza amaboko bahora bumva yuko barya ndetse bakananywa ari uko abagabo babo ari bo bakemura ikibazo? Nibahaguruke bitinyuke. Natwe nuko twari tumeze. Ariko gake kajye ugenda uhura n'undi akakwereka uko bimeze umuntu agatinyuka agakora.